nuko mbona mesaje yawe tushaka kunganiriza uruhuka umutima. bimeze nabi mbere yuko mbikubwira sha hari ikintu maje kubona nubwo bakwita umukecuru ubundi bakakwisenyera gituku inzobe yisazanye inzobe yaritamuruye isa nkabi usibye njyambwira izi njuma zaha hepfo zose nkatubwira nti kera nari kasha hari igishongore nkaba mfite imbaraga muri yanjye uko musebya wenda ariko oya nini ingore hari uwo nsaba ronsenga sarya ibyanjye mbona yarakutse muri ino minsi ubu mperuka gusyoka nyuma hashize nk'amezi 3 cyampaye nka data amezi 3 arashize ubayeho ute nakundi ntakundi wa muntu ngiye gupfa ntabwo abazi ko twe tuba twarazishatse tutazibura ko abansuzuguza bakanyanga wamubwira ukuntu nyishaka nyifitiye amerwe wayimpana menya nayikomba yego sha yampaye inka none ari gukina nayo nyagukina na mu ibibazo sha wamubwira akajya gukina n'udusabo tw'intanga twasese uri na cyiza oya ndanoroshye ndeba oya twatendeka twajyaga ibyo bintu byawe ndi kubinyungura tubizi ibyawe mbicakiye ndumva duje ibibazo kunganira ya gahunda ya nkunganira haryo urayizi wakoze munsi y'urukenyerero kumva se yampaye inka data kunkoraho nkashesha urumeze nanjye nuko cece ukundi gupfa nanjye nahise tugende uyibyoroga uzi kuyibyoroga yakunayikoreye rero tugende ku ngugu nuvuze induru ntutake kereka nutayimpate